Yewe ndamuhanurira ubwo nsanga bari kurebana ariko yayagize ute yavuze hari mu rugo sari kwa muganga ari mu rugo nuko urumva ariko nanje ndahanura nje nuko manuga mvaga mfite n'ubwenge ndatekerezaga kaboti kino kintu ni Imana ikimbwiye ko yapfuye kaba mpanuye ngo yagize ute mu mutima wanjye Imana iramukijije kare aho bimbwiye babarira rero mve hano batari kunira amabuye ubwo mva aho yagize ute ari kuvuga ndagenda urumva hari ukuntu usanga kamara ko bati Imana nungize ibya none nzagushima ko nkuru nabihanuye mfite ubwoba urumva mfite ubwoba yenda baba bazi ngo yagize ute yapfuye nubundi rero baragenda ariko uwo muntu ndandamuvuga agenda n'umukecuru umuhanuzi yaramuhanuriye ngo genda witegure amuhana itariki iyo mu kwa kangani kwa kane mubwira itariki yarazapfiraho uwo mukecuru arababwira bafura imyenda bakora iki hasigaye rero umwana we aramuha turi inshuti cyane arampamagara ati ngwino tujane ati waza tukajana kwa mukecuru yagiye yo gusenga tawaje ahantu usange barwaye ureka kugira utagusenga ndasenga Imana ibiramubyati nkongera iminsi yo kuba nkuko nayo ngereze kiye Yes, turabasuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe turi kumwe nawe yitwa Manishimwe Julienne mama Oruga turaziranye tumaze gukorana ibiganiro byinshi si ngombwa ngo musabe yivuge nge ndamuvuze uko ndamuzi icyo muziho nuko iyo umuhamagaye atari ngombwa kumubwira ibyifuzo byawe Imana akorera yindi idapfa ihita imubwira ibyawe nuko icyo ndi kuvuga nti rero mpereye kuri wowe sha nta muntu urampamagara ngo ambwira ati uzura muhanuzi mama Oruga wazanye ukuntu yadutuburiye atuze ukuntu byagenze icyo babashinja nuko utitaba telefone kandi icyo nicyo nanjye ndababwira nti wowe igihe umuntu agushakiye cyose uramwitaba bagahita batsindwa urumva agahita batsindwa kandi icyo nubundi nge kibarisa uko kiba kinyereka nyine kuba baba bari kugushaka ngo baguhamagaye bakakubura bakanangira ati twamubuze nuko baba bagukeneye baba babonye ikikurimo nanjye ndavuga ni Manishimwe yuko nazanye umuntu urimo uko biri kose ahita nkubwira nti nyaboneka mama Oruga uyu muntu mushakira umwanya pe ejo ndaro wambwiye ati mfasha no uko mwibuka Mana zumara bamwe rero barananyandikiraga ngo nkorudira tugiye ngo twitabe ngo kandi dufashe ariko rata ariko nari maze iminsi neza nk'umuntu utameze neza umuntu uza ariko uho noneho ndahari yego ubu ndahari ariko nyine hari utuntu nayimazemo iminsi mbese
turi kungira bize cyane igihe banagiye no gusenga ku musozi rero kamubwire ko nkuru iyo ndi gusengera abantu ntabwo bati niciraga mu rugo ndagenda no ku musozi nkavuga ati none mbese Imana bigeze hehe nkababariza ni Imana none ko wavuze guca uno muntu ko yari yihebye none katari kumpamagara ngambwire ngambwire ico wakoze rero nkava nko ku musozi nananiwe cyangwa nkava nko buvumo nananiwe bumwe simbonera numwe yo kugira ute wo gufata telefone ariko ndabatekera umwana uruga bakeneye kumutegura kujya ku ishuri izo zaba ari impamvu zumvikana pe gicyambabaza no kuvuga ngo wamutubure ko hari abantu benshi batubura bifashishije izina ry'Imana bakita ngo nabahanuzi batuvuga ngo tuyo gusengera ngo urazana ibingibi eka be kuducumuza amakuru rata amakuru ni meza turashima Imana oya ako kantu ko gakundaga kubaho ati kugira ngo nje kugusenya impayo yego gakundaga kubaho pe ku bantu ariko ntago nshaka kubavuga nta nubwo byo binatureba ariko ntago ari byiza nukuri pe ariko ngiye nta muntu ngiye nsaba amafaranga ngo ngiye kugusengera ngo ku musozi oya nta urakunde baba barabimbwiye ni ukuvuga ngo abantu uko bameze iyo ari icyiza iyo ari wasengeye agasubizwa ntabwo ambwira ariko reka guhamagare gatoya inshuro 5 akubure nibwo ahita ambwira ahubwo icyo kibazo ni ukubera iki hoya abantu niko bameze Imana ibasange ni nkuko nawe hari abaguhamagara barushye ukabasengera bamara gusubizwa ntibazanakubwira bati byandi wari gusengera rekeraho byarasubijwe ugakomeza ugasenga nuko dufite Imana itubwira ngo kino kireke yego nge iyo wasubijwe nta nubwo nanabiyoberwa Imana itimbwira ati iyi page yiveho usengera indi ako amarugari gembye avuga abantu ntago babaye kuvuga ngo ni ukwiyemera nyine uri kuvuga bataguhamagara bakakubwira ngo ni sikama nta urabimbwira pe batabikubwiraga nta muntu urabimbwira ngewe mu buzima bwanjye busanzwe mvuga mbese buri munsi uziko niyo ndi mu nzira ngenda nkibuka ndi kugenda ndi kuvuga indimi niyo aba ari mu gasoko yego cyangwa ita inshuro nk'umuntu ku ruhande akakubwira ko Imana igiye gutya ingingo shango nibyo yego ngo nibyo nukuri ko Imana ngo nasi kutazi wanje ngari ko ngo nibyo nukuri Imana nyahaye icubahi muriye nko mu gasoko cyangwa mu muhanda akabati sha nukuri ati nibyo ati sinone kutazi wanje ati nta nugukuraga no kugenda yego akaba ari kambwira nje mu buzima bwanje mbese undi ko nkora mbese muri kamere yanjye ngereka ngubye ijambo ry'Imana yaravuze ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge yego nanjye rero ubu ntabwo ngira uwanjye ngo nigenge kuko mfite ungenga nyiri ibihe byose ni ungenga ubwo rero iyo ngiye Imana yarambwiye ati nkorera nta kintu witayeho nzaguhemba kandi reka mbabwire abantu b'Imana bantu muri kundeba natangiye gusanga nkiri mutoya ariko nta gihe nabonye umukiranutse ariko nukuri Imana ko nkuru ngewe Imana nashatse ukuntu ikozwe nsanga Imana inyuranye n'abantu ngera nkubwiye Imana yaravugaga ati kera ko muri 2010 urumva 2010 2009 2008 ngo nzakwicaza ku itangazamakuru yego yara abantu bazi ijambo Imana iraga ijambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rigire ute risohore debye yabimbwiriye none nicewe 2025 pe ashize imyaka 10 ariko yarandinze yego mu rugo kubimbwira nyiri muto irandinda impamo umugabo impamo n'umwana yego muri ibyo bihe Imana mbese ikubwiraga ikintu ariko ikaguha nibyo kukurembera biratuma utegereza isezera yego ukaritegereza ugize ute wihanganye no mpamvu muri byuzuye umwuka avanga amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa mu gusenga ugire kwizera oya ntabwo azahera azaza oya ntabwo azahera azanaza kandi ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazaso nukuri ko nkuru iyo wahanuye Uwiteka ari wowe wabivuze nta kidasohora yego ngiye maze kubibona
maje uko mbese reka ngubye maze gukura ubu mbese maje gukura mu bintu by'iki by'umuka nta muhanga muke mu by'Imana no mu bintu byose nta muhanga ariko aho maje ubu ngubu mbese uko bimeze ubu ndi umuntu wakubwira ko Imana igira neza kandi ngereka nkubwira umuntu tunanira ukarambika kuko nge ndi umuntu nta mutima mubi uguhenda hendiraga ibyo reka nkubwira ko nkuru ni waba udashaka gusenga wibukaga twanasenga njewe niyo wabura umusinzi kajana tugahura mu nzira Imana igushaka ndakujana tugasenga ku musozi nguzamura ku musozi wana nkoye bati njewe hariho umuntu ariko nazambona ariko ntago ndamuvuga izina nazambona bazavuga ati shama mama si wamvuga izina ariko zabimbwi hari umuntu wari ukunywa inzoga ngo nimba bayitaga nimba ari icuma turahura mu nzira ati komera mukozi w'Imana ati shama mama ibyo wampanuriye byarabaye ati sha ariko njewe ndi inkweraga isogize kunywa ni ikibazo nuko arangije avuga ati sha ati nuko nankoye kiba nkujanye numva ijwi rirambye ngo muzamukana umusozi yego tarazamukana azakabata ariko ngende kuzamuka azamuka ari no kwinywera urumva abatese none ko hari abandi banze kunsengera ngo nukubera ko nkwaga ndamugiye tumva rero tugiye gusenga Imana ishoboye byose iyo Mana ishoboye wagize ngo Imana ivuganaga mbega n'abakiranutsi gusa ivuganaga n'abanyabyaha turangije turasenga turasenga ndamuhanurira yego ndangije ngira ute ndamuhanurira narije kumuhanurira vuga ngo namuhanuriye kwa kangahe namuhanuriye kwa kane kwa gatandatu birasohora yego angije avuga ati nta nayinzi ko wanjana gusenga kandi ndi no kunywa nje ndi kunywa inzoga navuga ati Imana yagushatse ko nkuru yagukurana hahane yagukura no muri moruge yego wapfuye ikaza ikagira ute ikagukoresha umurimo no muri moruge nese zingona nigeze gusengera umuntu barampamagaye ati waza ugasengera uyu muntu nanje mpageze ndebeshije amasi mubiri ndavuga se uko yapfuye ndamusengera bote ndasenga jyahanura ryacu Imana ibiravuze ati nduwiteka Imana imukijije bararebana baranosha Imana iramukijije kandi yapfuye ndasenga sinzi ukuntu yavuze ngahwe ngo mundakure kandi yagize ute yapfuye bazi ko yapfuye bari bihebye barize ariko nshatse kukubwira ngo Yesu yasanze kwa Lazaro yapfuye aramuzura yavuyeyo baseka yego aje kwa Yayiro asanga umukobwa we yari yapfuye banamutwikiriye banabumba iki amaso Yesu arangije agira ute aramuzura yego ndamuhanurira ubwo nsanga bari kurebana ariko yagize ute yavuze hari mu rugo sari kwa muganga hari mu rugo nuko urumva ariko nanje ndahanura nje nuko mpanuraga mvaga mfite n'ubwenge ndatekerezaga kaboti kino kintu ni Imana ikimbwiye ko yapfuye kaba mpanuye ngo yagize ute mu mutima wanjye Imana iramukijije kare aho bimbwiye babarira rero mve hano batari kunira amabuye ubwo mva aho yagize ute ari kuvuga ndagenda urumva hari ukuntu usanga Imana kuvuga ati Imana nungize ibya none nzagushima ko nkuru nabihanuye mfite ubwoba urumva mfite ubwoba yenda baba bazi ngo yagize ute yapfuye nubundi rero baragenda ariko uwo muntu ndandamuvuga agenda ni umukecuru umuhanuzi yaramuhanuriye ngo genda witegure amuha n'itariki iyo mu kwa kangani kwa kane nimba mubwira itariki yarazapfiraho uwo mukecuru arababwira bafura imyenda bakora iki hasigaye rero umwana we aramuha turi inshuti cyane arampamagara ati ngwino tujane ati waza tukajana kwa mukecuru yagiye yo gusenga
tawaje ahantu usange barwaye ureka kugira utagusenga ndasenga Imana biramubyati nkongera iminsi yo kuba nkuko nayo ngereze kiye we afite iki ibanga ko bamuhanuriye kazagira uteka azapfa ni tariki n'ukwezi wagize se ngo ni ryari ni muri uyu mwaka uyu nguyu twicayemo ahubwo ni mu kwa kane imatari mu kwa kane ni mu kwa gatatu hasigaye ubwo uwo mukecuru urangije bati urakoze mwana wanje urakoze kunsigira ndamusengera Imana mubyati ikimenyetso ngo nuko ugiye kuyumvamo gukira n'amaso ntayo yari ari kureba ati giye no kureba yari kureba ibikezi ubwo nyine we yaramajije ko kuyakira igihe umuntu akubwira ariko ratadusubiyaho uwo muntu ari byo uruvuze uti guhanurana ubwenge ubu koko Imana inakweretse yuko umuntu agiye gupfa ni tariki wajya kuyimubwira ahubwo se byanamuhuhura we nubwo ako kanya ahita arapfa ahubwo aragenda arananuka Imana amubwira ati ikimenyetso Imana impaye nuko ayo maso yawe agiye kugira ute agiye kureba neza we yenda yaravuze ati uyu mwana wanje nuko yanaza kumuca intege ariko nawe yagize ute arabivuze ariko Imana yabwiye ko zagira ute nzapfa iyo ugiye gukira hari ibizaga bimeze nk'amasezerano urumva kandi ko kukumva ko ari Imana ibigize ute ibisohoje rero mu byako nkoro ushobora kubura abona ahantu miliyoni 10 hakaza umuntu akazana amafaranga yibye akagwa nka miliyoni 5 ukumva ko ari ryasezerano ry'Imana ryagize ute rigiye gusohora kandi nibije bigize ute birakwinjiza muri gereza mbese birakwinjiza muri gereza ariko bya bindi bije ku tariki ya mbere izo miliyoni 5 zije ku tariki ya mbere Imana yari iragusubiza ku tariki 10 eshatu cyase zingahe tufatira aho ngaho we yari tuvuga 10 sibyo wewe unaniye gutegereza Satani akweretse ku izo miliyoni 5 bujya nuzifata udategereje za miliyoni 10 zizaza ziri kuza ziyongera ziba 15 ubwo ico ni gisa niki n'amasezerano kandi atari amasezerano y'iki y'Uwiteka hasigaye uwo mukecuru abonye akize abonye zateke zigize ute azirenze ati bana banje ati bujya runaka yarampanuriye ngo ngiye gupfa none ahubwo ntari nagize ute nta napfuye wa wundi mwazanye hano niwe wambwiye ibiribyo none ko nakize izo tariki ko ntazirengeje urumva none hari umuntu wavuze ngo ngiye umuntu amaje kuja kuri YouTube ngo nta mwuka w'Imana bagukimuriho urumva duhuraga n'ibisita turabizi mu nzira harimo ibiduca intege Satani akatwereka ibihanga by'abahanuzi yiciye mu nzira akajya ngo natwe bazatereza ngo umuntu agize kandi n'umuhanuzi iyo umuntu ageze ko navuze tubwo iryo nishare nazaza tumushire nzahamagara Kongoro dati uyu muntu ashaka kujya kandi nawe arabimenye ngo bahitaga bamujana ngo murari iminota ngo bagahita bamugira ndavuga ati Imana wagiyeho yavuze ni gute haleluya arega no gusenga ko ngo duhuraga n'abaraturoga waje no gusengera mu iteraniro umuntu agashaka no kugufatira cyane ngewe umurozi urumva yaraje nagiye gusengera ahantu anyitsiritsimba ndamubwiye ati mpereza ibyo ufite ngo ntabyo mfite ndavuga ati Imana yagukoze isoni Imana yamugaraguye mu bantu navuze ati nje nta kintu nagukoraho ariko Imana yo mwijuru iyo mpamagaye igiye kugira ute igiye kugukoza isoni ko nkuru yakozwe n'isoni ubu turi mu gihe cyo kugira Imana iri kwanika kandi kanahemba kabisa ndakwinginze watugiye kurebana kino kigano waturi kuganira Imana ije guhemba no guhana ariko nkubwire ngo agiye wagize Imana n'umutunzi w'imbabazi ushobora kunsaba imbabazi ndumwana w'umuntu sinzi guhe ariko Imana ibyaha byose waba ufite iko warabigenjeje kose ntabwo nkuzi abantu mubara w'abantu waba warishe abo waba waragize abo waba wararenganyije ntabwo byo mbizi ariko Imana yo mwijuru n'umutunzi w'imbabazi nkunda kugira abantu tumanze twezwe haleluya amen ngewe reka nkubwiye ko nkarude uko bimeze kose njewe uko nagusengera kose ntanshaka kukuranyiriza tutihanye kuko ijambo ry'Imana ryambye ngo umwenda wari urahera watabutsemo ngo buri wese agiremo ntago ari ngewe baguri kubyira Imana gusa naho baguri kuyibwira yego kandi uwakoraga icyaha wese yaricwaga none ubu ngubu kuvanga Imana imbabarire ariko abantu bananiwe kuvanga Imana imbabarire hariho n'uwihanaga akavanga Imana imbabarire ariko
kugira ngo yererutse ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kuko umwami Imana azantabara nico gituma ntamwara ngo mu maso yanjye ngo hagakomera nk'iki nk'urutare tureberana muri Yesaya yego tunahasome haturebere tuhasome nanjye banza narahafashe wanza Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 Yesaya 50 umurongo wa 7 nanjye mbonye aho nafashe ungereze ku murongo wa 9 yego urakoze cyane reka no kwigurambura bitakwica amaso mbese kuva hari akazuba kari kugira yego kuko nje ndi gukoresha telefone nje biramfasha Yesaya ibice 5 dore ku murongo wa 7 50 hari ibice 5 50 kuko umwami Imana izantabara yego nicyo gituma ntamwara nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni yego unsindishiriza ari hafi haleluya ninde uzamburanya duhagarare twembi umurezi wanjye ninde nanyegere umwami Imana niyo izampagarikira ninde uzatsindisha bose bazaza nk'umwambaro inyenzi zizabarya pe ninde wo muri mwe wubaha Uwiteka kumvira umugaragu we ugenda mu mwijima adafite umucyo niyiringire izina ry'Uwiteka kandi yishingikirize ku Mana ye yemwe abacana mwese nimukikize imuri impande zose nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu no mu w'imuri mukongeje ibyo mbageneye nibi muzaryamana umubabaro amen amen haleluya amen none se sitwajya kuri itangazamakuru 2025 yego mbaza kubera iki kandi ntago njya nkunda guhanura kunuza kuri kamera mbaza ngo nukubera iki rino jambo rije ntabwo mbizi uku kwezi kwa gatatu nuko amahirwe amen nuko gutabara yego njewe mbihamije n'ikiganza n'Imana yera yampamagaye uku kwezi kwa gatatu nuko amahirwe nuko gutabara kuko turi mu gice cy'umwaka turi muri kimwe cya kabiri Imana ije gutabara amen aya mezi 6 asigaye naye gutabaza ku muntu wizeye Imana ijambo ry'Imana ratubwiye ngo yewe ugendera mu mwijima we iringire izina ry'Uwiteka iringire izina ry'Uwiteka Imana ishoboye byose arakubera umuco kandi arakumara umubabaro yego ariko ibyo bintu nutabyitaho ngo ubikurikize uzaryamana iki umubabaro yego ijambo ry'Imana ribitubwiye kandi ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiwe ubuhanuzi buzashira n'abahanuzi bazapfa ariko ijambo ry'Imana ntirizapfa nta nubwo rizashira ariko ijambo ry'Imana ko riravuga ngo kuko umwami Imana azantabara nico gituma ntamwara ngo mu maso yanjye hagakomera nk'iki nk'urutare wikomeze ku rutare n'ahandi ni umusenyi haleluya urugo rwubakiye ku rutare ntirusenyuka ariko rwubakiye ku musenyi imvura iragwa ikarutemba haleluya ngo mbese ngo ninde uzamburanye umurezi wanje zavahe ngo tuzahagara bagize ngo Imana isoje isezerano se baba ngo twaragusengeye n'abavuze ngo urapfa baravuga ngo haleluya none bagize ngo uwo muntu nakubwiye iyo mubonye aravuga ngo sha Imana yarabivuze ko izagira uteka izagukiza ariko iyo uvuze ari Imana ivuze ngenda kubwiye ngo kuno kwezi kwa gatandatu Imana yampamagaye Imana ishoboye byose nuko amahirwe amen uku kwezi kwa gatandatu twicaye turi gukora ibiganiro ariko nawe ntikuzarangira utabona ikimenyetso cy'ibyiza haleluya kuko Imana ivuze ngo nugendera mu mwijima niringire izina ry'Uwiteka yego haleluya niringire izina ry'Uwiteka arabohoka amen haleluya icyo usaba no kwiringira Uwiteka bamwe biringira amagare n'amafarashi abandi bakiringira ubutunzi bwabo ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose nukuri haleluya amen umuntu yakwiringira umuntu iyo amuhanze amaso akamukoza isoni ariko Imana yo mu ijuru ntago igikoza isoni haleluya nuko bavuga Imana ije kwanika Imana ikabivuga nukujya wumva impanda y'Uwiteka haleluya nta muntu Imana yahamagariye gukorwa n'isoni nta n'umuntu Imana yahamagariye kurimbura ahubwo haleluya ahubwo nukugira ngo iryo jwi ni uryumva ngo mukiza ngo numvishije ijwi
ryawe ryinginga ry'imbabazi ngo rimpamagara ngo ninzi. Haleluya. Iryo jwi riraguhamagara. Haleluya, araguhamagara. Haleluya. Yesu ari kuguhamagara. Hari amahirwe yawe afite muri kuno kwezi, ari kuguhamagara ngo uyafate. Haleluya. Hari igihe umubyeyi haleluya, iki kintu reka nkivuge gutya. Yego. Hari igihe iyo umwana arize cyane, haleluya, iyo umwana arize cyane umubyara amuhinduza ariko akamuha imitura muri cya gihe cyo kurya. Haleluya. Muri cya gihe cyo kurya agasanga yahaza imitura. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo reka kugabuza ibitarasha, ijuru riragukunda ntijyaguha imitura. Amen. Haleluya. Tuzabirya bihiye. Zukuna imitura itera imisozi. Iranabyimbisha mu nda cyane. Bamwe uruga Imana iguha umugisha. Amen. Uri intumwa kandi tumika. Yego. Uvuga ibyo wabwiwe, ntabwo wongero cyangwa ugabanye. Imana iguha umugisha. Amen. Reka utange nimero n'ubundi wafashijwe muzafatanya gusenga, nurangiza unadusoreze n'isengesho. Nimero ni 0788966019. Ariko reka numve ko nayifashe 0788966019. 966019. Tegeza nige n'inshuro zose uzivugira imbere yanjye ariko nkaba ntarazifata. Ziroroshe nawe rugarazizi. Shanje mu mutwe harimo byinshi pe. Natwe bari byinshi nuko ari Uwiteka wagize neza. Agagaga cyari muto. Yego dusengere dusoze mukozi w'Imana. Mwami Imana yacu, turakwiringiye, turagutakambiye. Uri Uwiteka Imana, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ijambo ryawe riratubwiye ngo kuko uzadutabara, kuko umwami Imana azadutabara, nico gituma tutamwara. Natwe turasenze kugira ngo udutabare. Uku kwezi kwa gatandatu nsengeye ubwoko bwawe, aya mahirwe reka batabarwemo kandi babone neza yawe. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bibomeho iteka, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Turabohoye turi mu isi, tuguhamagaye turi mu isi, ibibazo ukaba mu ijuru ry'ibisubizo. Urakoze ko wumvishe gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.